Shalom, tuguhaye karibu kuri wowe tubana mu buzima bwa buri munsi bw'ijambo ry'Imana. Ijambo riravuga ngo abanyamwuka bita ku by'umwuka, abanyamubiri bakita ku by'umubiri. Uhisemo neza kuza hano ku gicaniro cya Senga Ubohoke kugira ngo wumve iby'umwuka. Imana amahoro ikugirire neza, kandi Imana amahoro iguha umugisha, cyane cyane mwebwe barimo muragenda mukora subscribe. Uwiteka abahe umugisha, Imana ibagurire imbago. Mwebwe mugenda muza mukagenda mumaze gukora subscribe, Uwiteka abagirire neza cyane. Nawe kandi wabuje ari ubwa mbere utarakora subscribe, numara kumva ijambo Imana yashize mu mitima yacu, nawe ukore subscribe. Nta hantu utazigera wicuza. Hari amacano ushobora guha subscribe bitewe n'ibiganiro bacishaho n'inyigisho bacishaho, ukumva n'ibintu bidafite icyo bikumariye, ariko hano uzahakura inyungu nyinshi. Kuri iki gicaniro uzahakura inyungu nyinshi. Zimwe mu nyungu uzahakura ni uguhishurirwa ibyo utigeze umenya, ibyo utigeze wigishwa n'idini, ibyo utigeze wigishwa n'idini wavukiyemo ukaribatirizwamo ukarikuriramo. Bimwe muri byo uzabisanga hano, ibyo utigeze umenyeshwa n'idini uzabisanga kuri iki gicaniro. Rero gukora subscribe bigufasha kugira ngo igihe cyose iyi channel ibe muri telefoni yawe. Igihe ushakisha nko gukurikirana ubusobanuro bw'inzozi cyangwa se zimwe mu nyigisho twigishije, ntiwirirwe ujya kuri YouTube ngo urimo urasacinga channel wandikamo Senga Ubohoke. Ubu uyifite muri telefoni yawe. Imana amahoro rero iguha umugisha. Tuje kuganira ku bintu bikomeye cyane, kuko n'ubundi hano murabizi ko tuganira ibintu bikomeye ku buryo amatwi y'abantu y'umubiri adashobora gupfa kubyakira no kubyumva. Abaza hano ku gicaniro ni abantu bamaze gukura mu mitekerereze no mu myumvire. Umwuka w'Imana akaba yabasha kubumvisha ibyo tucisha hano kuri iki gicaniro, kuko duhishura bimwe mu bihishwe biba ku buzima bw'abantu, ku mibereho y'abantu, ariko bikomoka mu isi y'umwuka. Twabonye ko isi y'umwuka niyo iyobora, itegeka, iyigaragara. Isi y'umwuka niyo itegeka, igaragara. Ni ngombwa rero kwiga iby'umwuka tugabisobanukirwa, noneho twebwe abemera Imana tukinjiramo ndani, tugashaka Imana tukayimenya by'ukuri, tugakorana nayo neza 100%, kandi tukazajya tuvugana nayo. Nifuza ko buri muntu wese agomba kugera ku rwego rwo kuvugana n'Imana ye ku giti cye, ukayibwira ikakumva, ikakubwira nawe ukumva. Rero tugamije kugira ngo abaza hano bose kuri iki gicaniro babohoke, bamenye ukuri, babohoke. Ukuri niko konyine kubohora umwana w'umuntu. Ukuri niko konyine gushobora gutuma umuntu yinjira mu mugisha we wose, akinjira no mu mugambi w'Imana, icyo yamugambiriyeho cyose kigasohora ku buzima bwe. Kuko ijambo rivuga yuko igihe cyose nituguma mu ijambo ryayo, amagambo yayo akaba muri twe, icyo tuzasaba cyose tuzagihabwa. Kandi akaba handitse yuko nituguma mu ijambo nibwo tuzabigishwa bayo nyakuri, ndetse tuzamenya ukuri kutubohore. Ni ukuri kugomba kukubohora, ni ukuri kugomba gutuma utsinda Satani n'abambari be n'ibitero byose bakugabaho. Ibitero abadayimoni bakugabaho byose bihagarikwa n'imbaraga z'ukuri, imbaraga zibonerwa muri Yesu Kristo. Wo Yesu twizeye, Yesu niwe wenyine ubasha guhagarika ibitero by'abadayimoni, agahagarika ibitero by'abarozi bakwataka kandi bakurwanya. Ubu rero uyu munsi tuje nanone kuvuga ku kintu ubundi tugiye kugaragaza ku bimenyetso by'abarozi. Ejo twabonaga ibimenyetso bishobora kuba biri ku mubiri wawe, noneho tugiye kureba ibimenyetso abarozi ubwabo bashobora kugushyiraho, kuko ndetse n'ikimenyetso Imana ibasha kugushyiraho. Kubera iki? Isi y'umwuka ikorana n'ibimenyetso. Ndagira nkubwiza ukuri ngo isi y'umwuka
yita ku bimenyetso kandi igakorana n'ibimenyetso ndetse ikavugira mu bimenyetso. Isi y'umwuka ivugira mu bimenyetso kandi igakorera mu bimenyetso. Ni ngombwa rero kwita ku bimenyetso, ari ibiba ku mubiri wawe, ari ibyo ubonesha amaso yawe, ari ibyo ubona mu buzima bwawe. Ita ku bimenyetso byose biba ku mubiri wawe, cyangwa se biba mu buzima bwawe, cyangwa se ubona muri ubuzima bwo mu isi, kuko isi y'umwuka ivugira mu bimenyetso. Isi y'umwuka igice cy'ikuzimu kigendera mu bimenyetso, isi y'umwuka igice cy'ijuru naryo rigakorera mu bimenyetso. Isi y'umwuka ifata abantu bayo ikabashyiraho ikimenyetso, igice cy'ijuru kigafata abantu bayo bagashyirwaho ikimenyetso. Isi y'ikuzimu ariyo si y'umwijima nayo igashyira abantu bayoho ikimenyetso. Aka kanya rero nyuma yo kwigira ibi bintu byose, ibimenyetso by'isi y'umwuka biba ku buzima bw'abantu, ejo tuzagaruka dukora isengesho risiba ibimenyetso. Tuzagaruka dukora isengesho risiba ibimenyetso. Ku bukeye bwaho Imana nidufasha tuzahishura ibindi, tuzavuga ku bindi. Reka rero dusenge. Mana y'icyubahiro, Mana iganje mu ijuru no mu isi, Mana ibana natwe amanywa na nijoro. Uwiteka, wowe wadutoranyirije kuba abaragwa kandi abaragwa b'umugisha, tuje imbere y'amaso yawe. Aya masaha manura umwuka wawe wera n'imbaraga zawe binyambare mu izina rya Yesu Kristo, byambara umutima n'ubwenge bwanjye bwose. Mu izina rya Yesu, njyewe umwuka, Mwami Yesu Kristo, mpindura uwundi muntu. Urakoze kumpindura uwundi muntu kugira ngo umwuka wawe wera abe ari uvugira muri njye, ari gukorera muri njye, afashe buri wese uje kuri iki gicaniro cyitwa Senga Ubohoke, bityo ukijeho ntasubire yuko yaje. Mu izina rya Yesu wapfuye akazuka, sengeye amatwi y'abatwumva, kwa jina Yesu yazibure buri gutwi kose kuje hano guhe kumva ko gusobanukirwa. Mu izina rya Yesu Kristo, uje wese muhe kumva ko gusobanukirwa icyo umwuka wawe avugana nawe. Urakoze, ni mu mbaraga z'umwuka wera dusabye twizeye, mu izina twaye gukirizwa muri iryo zina rihambaye tubonera mu buzima rya Yesu Kristo. Amen, amen. Shuti mukundwa, natangiye nkubwira ngo isi y'umwuka ikorana n'ibimenyetso. Ni ngombwa rero kwita ku bimenyetso. Niyo mpamvu igihe cyose na Yesu babanje kumubaza ngo tubwire igihe ibyo ngibyo uvuze bizabaho ryari, n'ikimenyetso cyawe, n'ikimenyetso kigaragaza kuri cyo kuza kwawe kizaba ikihe. Kuko uyu Yesu bamubaza ibyo nuko yari yababwiye ko azaza nk'umujura, azaza mu gihe abana b'abantu badatekereza. Ariko ab'icyo gihe yabwiraga ayo magambo ababaza ibizaba bigaragaza yuko igihe kiwe, ibimenyetso bigaragaza igihe cyo kuza kwe. Sibyo rero nje kwigisha hano, nje kwigisha ku bimenyetso bishobora kuba biri ku mubiri wawe, ariko ari isi y'umwijima yabigushyizeho kugira ngo igukontorore. Noneho rero turaza kugaragaza n'ikimenyetso Imana ishyira ku bantu. Ni ukuvuga ngo ijambo ikimenyetso muri Bibiliya tukibona inshuro 129. Ikimenyetso muri Bibiliya, ikimenyetso kiboneka mu inshuro 129. Urumva ko isi y'umwuka ikorana n'ibimenyetso. Noneho ijambo ibimenyetso mu bwinshi rikagaragara inshuro 72. Zose icyarimwe muri Bibiliya ahanditswe ikimenyetso ni inshuro 201. Urumva inshuro 201 zose zigaragaza ijambo ibimenyetso cyangwa ikimenyetso. Ni ibintu ugomba kwitaho. Dutangire, reka tubanze dusome kwanza. Dusome amwe mu magambo y'Imana. Imana ibabazwa n'abantu batita ku bimenyetso. Iyo ibona wowe utita ku bimenyetso, Imana birakariramo, birayibabaza. Ni ngombwa wowe rero ko ugomba kwita ku bimenyetso biba ku buzima bwawe,
ku mpinduka ugenda ubona umunsi ku wundi, ukibaza impamvu. Matayo 16:3 handitse ngo, ariko reka duhere ku murongo wa mbere. Matayo igice cya 16, ngo abafarisayo n'abasadukayo baraza bamusaba ngo abereke ikimenyetso kivuye mu ijuru kugira ngo bamugerageze. Arabasubiza ati, iyo bugorobye muravuga muti hazaramuka umucyo kuko ijuru ritukura, na mu gitondo muti haba umuvumbi kuko ijuru ritukura kandi ryirabura. Muzi kugenzura ijuru uko risa, ariko munanirwa kugenzura ibimenyetso by'ibihe. Abantu b'iki gihe kibi bishimira ubusambanyi, bashaka ikimenyetso, ariko ntacyo bazahabwa keretse icya Yona abasigaho aragenda. Urumva hano Yesu aragaya abantu akavuga ngo, mwebwe iyo bugorobye muravuga muti hazaramuka umucyo kuko ijuru ritukura, hanyuma mu gitondo mwabona umuvumbi kuko ijuru ritukura kandi ryirabura, mukavuga ngo kuko ijuru ryirabura, ngo muzi kugenzura ijuru, na mu gitondo muti haba umuvumbi kuko ijuru ritukura kandi ryirabura. Muzi kugenzura ijuru uko risa, ariko munanirwa kugenzura ibimenyetso by'ibihe. Urumva ko Yesu yagaye abantu ko bazi kugenzura ijuru uko risa, ariko ntibamenye kugenzura ibimenyetso by'ibihe. Ugomba kumenya ibimenyetso biba ku buzima bwawe, ukamenya ibimenyetso bikwereka kuri hafi gutabarwa, bikwereka ko uboshye, bikwereka ko uri ku ijambo. Ibimenyetso muri make ugomba kumenya ibimenyetso kandi ukabyitaho. Noneho sasa nanjye mbabwira ko isi y'umwuka, igice cya Satani, iyo gishaka kugufata ngo ube wacyo, isi y'umwuka igice cy'imbaraga z'umwijima, isi y'umwijima ishaka kukudomina ibimenyetso, ntabwo itandukana n'ibimenyetso. Isi y'umwijima ishaka kukuganza. Ariko reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Reka duhere mu gitabo cy'Itangiriro 4:15. Aha ni Imana ubwayo yishyiriraho ikimenyetso ku muntu wayo witwa Kayini. Itangiriro igice cya 4 umurongo waho wa 15. Itangiriro igice cya 4 umurongo waho wa 15. Kandi murabizi ko mwebwe abazano kuri senga ubuhoke, Satani nawe yigana Imana neza, agenda kopera iby'Imana. Iyo Satani ashaka kudomina nawe yigana iby'Imana, akaza akaba ari byo agutekinikiraho. Satani nawe akorana n'ibimenyetso cyane. Ashobora kugufata akagushyira ikimenyetso ku kaboko, akagushyira ikimenyetso ku mubiri wawe, mu ruhanga, cyangwa ku mubiri wawe, cyangwa ku mutwe wawe, ugasanga nko ku mubiri wawe haje agashyundu wo kibwira ngo nagashyundu kapfuye kuza, kumba ku gashyundu kaje kagabyimba ku mubiri wawe kagatumba, ugashaka kukavuza bikanga, kakaba ari ikimenyetso cya Satani, ikimenyetso cy'umurozi ukudomina, ugukontorora aho uri hose. Icyo kikaba ari ikimenyetso akumakinzeho. Niba ufite ikimenyetso cy'agashyundu, imbaraga z'Imana zikarigitishe mu izina rya Yesu Kristo. Buri kimenyetso cyose kiri ku mubiri wawe, imbaraga z'Imana zikirigitisha, cy'abadayimoni gisibwe ku buzima bwawe. Ejo mu masengesho, mu cyigisho cyaciyeho, twaberetse ibintu byitwa indasago, tugaragaza ko indasago ziriya zose umuntu aba yaraciwe ari ibimenyetso by'abarozi baba baramushyizeho, cyangwa se Satani amushyirishaho biciye ku mupfumu kugira ngo abone uko amukontorora, abone uko akontorora. Niba ari ku mutwe, hazakontororwa ibitekerezo byawe, hatwarwe ikitwa inyenyeri y'ubwenge. Niba ari ku mutima, hazakontororwa umutima wawe. Igihe ni ukuvuga ngo bagushyizeho indasago mu gatuza, iyo ndasago ihinduka ikimenyetso kizajya gituma abadayimoni bakontorora umutima wawe, bagutware imwe mu nyenyeri wenda y'imishinga n'imigambi yose. Imigambi icurirwa mu mutima yawe myiza, bamenye ukuntu bayiburizamo, bamenye ukuntu bayifunga, kuko nyine umutima batangire kuwugenzura. Igihe washyizweho ururasago rwo ku mutima, igihe washyizweho ururasago rwo kura intambwe z'ibirenge byawe,
ntambwe z'ibirenge byawe zikadominwa intambuko yawe ku gatsinsino. Nibyo byose ntabwo ibyo twabigarukaho utumvisha ikiganiro kiriya cy'ibimenyetso bishobora kuba bikubaho bikaba byatuma abadayimoni batakuvaho bigusaba deliverance. Ugende ucyumve uragisobanura. Kano kanya rero icyo tuje kugaragaza ni ibimenyetso bindi byihariye Satani ashobora gushyira ku muntu, ku mubiri w'umuntu, cyangwa se n'Imana nayo ikaza ikagushyiraho ibimenyetso, kuko isi y'umwuka ikorana n'ibimenyetso kugira ngo ikugaragaze cyangwa ikumenyekanisha. Ikimenyetso kimenyekanisha niba ari ikimenyetso kiri ku mubiri wawe gishobora kuranga wowe, niba ari ikimenyetso gishyizwe ku itungo. Ubundi tujya tubona amatungo, inka zambikwa amaherena. Noneho iryo herena rikaba ririho na nimero ya nyiri iryo tungo, ku buryo iryo tungo riramutse ryibwe ribasha gutahurwa igihe batari baze, ribasha gutahurwa nyiri bwite akamenyekana. Nuvuga ngo rero isi y'umwijima kugira ngo idomine ikubone nk'aho uri uwayo, biyisaba kugira ngo ikumakingeho ikimenyetso. N'isi y'umwuka igice cy'ijuru, iyo uri uwayo, uri umwana w'Imana, igushyiraho ikimenyetso. Noneho Itangiriro 4:15 tugiye kureba ngo Uwiteka abwira Kayini ati nicyo gituma uwica Kayini azabihorerwa 7, kandi Uwiteka ashyira kuri Kayini ikimenyetso kugira ngo hatagira umubona akamwica. Urumva ikimenyetso cyashyizwe kuri Kayini ni ikimenyetso cyagaragazaga ko Kayini yavumwe n'Uwiteka. Noneho sasa icyo kimenyetso Imana yari yaramushyizeho cyari ikimenyetso cyagombaga guha stop abantu. Umubonye wese akavuga ati uyu mu mwitondere ntabwo ari ukwicwa, azicwa n'Uwiteka, Uwiteka niwe wamuvumye. Ruvuga ngo rero hano iki ni ikimenyetso cyari cyashyizwe kuri Kayini muri ubwo buryo. Mu isi ya kirozi rero ushobora gushyirwaho ikimenyetso kugira ngo aho ugeze hose umurozi akwanjame, akuroge. Niba umurozi ukurogeye i Burundi ashaka kugira ngo mu isi y'umwuka ujye umenyekana mu maso y'abarozi, akagushyiraho ikimenyetso, wajya no muri Amerika ku mubiri wawe ugasanga uvuye mu Burundi ugiye muri Amerika, abarozi bo muri Amerika bagatangira kukwataka. Wava i Burundi wajya mu Rwanda, abarozi b'Abanyarwanda bagatangira kukwataka, kandi u Burundi atakikuroga, ahubwo yaragutanzeho pasi kuko hari ikimenyetso kiba kiri ku mubiri wawe. Nivuga ngo hari ibimenyetso abarozi bacapa mu isura z'abantu, bakazishyira mu isura z'abantu, ariko bagishyiraho bashaka. Bashobora kugishyira ku kuboko, ku kaguru, mu ruhanga, mu mutwe, ku matama, mu maso, ibintu nk'ibyo. None icyo kimenyetso shyizweho natangiye nkubwira ngo gishobora kuba agashyundu, gishobora kuba igihe runaka gishobora gututumba kikaza kikagira gutyo nyine mu gihe cyitwa ko gikize, hagasigara igitashi, igikovu. Icyo gikovu wajya ukireba ukibwira ngo ni inkovu isanzwe, kumba ari inkovu wamakinzweho cyangwa washyizweho mu isi ya kirozi kugira ngo isi y'abarozi ikudomine. Tuzakoresha isengesho risiba ibyo bimenyetso. Noneho dusomye turareba ko n'Imana nayo ubwayo igishyiraho abantu ibimenyetso. Ikimenyetso cy'isezerano mu Itangiriro igice cya 17 n'umurongo waho wa 11. Mu Itangiriro igice cya 17 umurongo waho wa 11. Reka dusome naho wumve aho hantu handitse ngo maze Aburamu, mu Itangiriro igice cya 17 n'umurongo waho wa 11, handitse ngo muzakebwa umunwa w'ibyo mwambariyeho, kizaba ikimenyetso cy'isezerano ryanjye namwe. Umuhungu wese muri mwe uzaba amaze iminsi 8 avutse azakebwa bigeze ibihe by'ingoma zanyu zose. Uzaba avukiye mu rugo rwawe cyangwa utari uwo mu rubyaro rwawe waguzwe n'ifeza n'abanyamahanga. Urumva hano ko Imana
uvuga ngo 17 umurongo wa 11. Ariko kuwa 9 titiri itangiye ivuga ngo Imana ishyiraho gukebwaho ikimenyetso cy'isezerano ryayo. Ngo Imana yongera kubwira Aburahamu iti, nawe uzakomeza isezerano ryanjye n'urubyaro rwawe ruzakurikira kugeza ibihe byose. Iri ni ryo sezerano ryanjye muzakomeza riri hagati yanjye namwe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho. Umugabo wese muri mwe azakebwa, muzakebwa umunwa w'ibyo mwambariye, bikizaba ikimenyetso cy'isezerano ryanjye namwe. Urumva ikimenyetso cyo gukebwa, umunwa w'icy'umugabo yambariyeho, cyangwa reka mbisobanure neza, bivuga ngo gukebwa, gusiramurwa, gukebwa kw'igitsina cy'umugabo ni ikimenyetso Imana yari yahaye Aburahamu cyo gukomeza isezerano yagiranye na Aburahamu ryo kumubera ubwoko, ikimenyetso cyo gukebwa. Noneho urumva rero uko gukebwa k'umugabo ku gitsina cye hagakurwaho ruriya ruhu, agasiramurwa, bihindutse ikimenyetso hagati y'umuntu n'Imana. Ariko iki kimenyetso gihawe Aburahamu n'abamukomokaho. Urabyumva neza? Ni ukuvuga ngo hari ikintu rero gishobora kuba kiri ku mubiri wawe ari ikimenyetso cy'isi y'umwuka. Hari inkovu ishobora kuba ku mubiri wawe ukabana nayo warayivukanye, ikibibi se warakivukanye ugasanga uriho ikibibi, ariko icyo kibibi gifite icyo kivuze mu isi y'umwuka. Abantu bajya bareba icyo kibibi ku mubiri wawe bakibwira ngo ni ikibibi gisanzwe, kumbe hari isi y'umwuka iragikenera, isi y'umwuka igikoreramo. Shuti mukundwa muri Kristo Yesu, ushobora kubyara umwana ugasanga avukanya akantu runaka mu mutwe, hantu wenda hatigeze hamera umusatsi, wo kibwira ngo nibisanzwe, akazarinda kura gutyo uzi ngo aho hantu nahasanzwe. Kumbe isi y'umwuka yamunomye, yamutoranyije, ifite ikimutoranyirije kumukoresha. Ishobora kuba ari isi y'umwuka mu gice cya Satani bashaka kugira ngo uwo mwana ahinduke isezerano azakoreshwe n'abadayimoni, cyangwa se icyo ari ikimenyetso kimushyizweho kugira ngo uwo muntu ari isezerano ry'Imana kugira ngo Imana izamukoreshe mu minsi yo kubaho kwiwe. Nuvuga ngo rero ni ngombwa kwita ku bimenyetso biri ku mubiri. Ubwo ntabwo tukivuga bya bindi twishirishaho, turi kuvuga noneho ibimenyetso ubwayo ushobora kwisangaho ubwawe utabigizemo uruhare. Ikimenyetso wisangaho utakigizemo uruhare, ugasanga urakivukanye, uvukanye ikibibi, haje ukintu gutyo igiherekeje kiba ari kinini, urakigira gutyo kiragenda kiraturika, hanyuma kivamo inkovu yanga gusibwa. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso ushobora kubibona ukibwira ko ari ibisanzwe, ariko isi y'umwuka idomina, iy'isi igaragara, ari ibimenyetso gushyizeho byo kugira ngo igukontorere. So Satani ashobora kugushyiraho icyo kimenyetso ari kugira ngo agukontorere, umurozi akagushyiraho icyo kimenyetso ari kugira ngo mu isi y'umwuka akudomine, akuyoborere, agutegekere, cyangwa se agukontorore aciye muri ya nkovu iri ku mutwe, iri mu mugongo, cyangwa se iri ku maso, cyangwa se muri cya kibibi, cyangwa se muri mbega mu bintu byose wakwibona ku mubiri wawe utaragizemo uruhare. Reka rero twihute nanone dusome Ibyahishuwe igice cya 13. Tugiye kureba igice cya 13 aho noneho sasa umwanzi nyirizina azashyira ibimenyetso ku bantu be. Nuvuga ngo ikimenyetso ni ikintu simusiga kiba kigaragaza ko kiba gifite icyo kigaragaza ku buzima bwawe. Ikimenyetso kiba kiravuga. Mu isi y'umwuka ibimenyetso biravuga, usibye ko no mu isi bifite imibiri ibimenyetso biravuga. Tujya twiga amategeko y'umuhanda, mu kwiga amategeko y'umuhanda ariko ugasanga ku muntu uri gutwara mu muhanda hari azakomunikana n'umuntu wundi uri mu muhanda biciye mu bimenyetso. Niba nshaka kukudepansa, hari itara nzakugira gute, nzamurika
rigaragaza ko ndi kugusaba inzira cyangwa se nshaka kukudepanshisha. Iryo tara nkarigaragariza uri inyuma yanjye cyangwa gutyo nkamwereka ko ubwo noneho sasa wa wundi yabona rya tara ncanye akamenya icyo mvuze. Nivuga ngo rero isi y'umwuka nayo nuko nguko ikomunikana nabo mwisi kenshi gashoboka biciye mu bimenyetso, kandi ishobora kuyobora abo mwisi y'ibigaragara biciye mu bimenyetso. So mu Byahishuwe igice cya 13 rero reka dusome amwe muri aya magambo ubyumve neza. Ibyahishuwe igice cya 13 uhereye ku murongo waho, uhereye kureka duhere wenda ku murongo wa 11 nta nicyo bitwaye. Ngo nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka, iyo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Ngo kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu, iyobesha bari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa. Ibabwira kurema igishushanyo cy'aya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge, kandi kicishe abatakiramya bose. Itera bose aboroheje n'abakomeye. Murongo wa 13 nari ngendereye ngo itera aboroheje n'abakomeye, abatunzi n'abakene, ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza. Wumvise iby'inyamaswa yahase abakomeye, yakahase abatunzi, ihata aboroheje, ihata abakomeye, ihata abakene, ihata ab'umudendezo, ihata ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso. None iki kimenyetso iyi nyamaswa yagicapaga hehe? Ngo yagicapaga cyangwa kizashyirwa mu ruhanga, ngo ku kiganza cyangwa mu ruhanga. Urumva iyi nyamaswa izamutse ivuye mu nyanja ihase abo mu isi gushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga cyangwa ku kiganza. Noneho sasa aba bazaba bashyizweho ikimenyetso, ni ukuvuga ngo ni abayoboke b'iyo nyamaswa, ni abantu b'iyo nyamaswa bemeye ko ubuzima bwabo babushyize mu maboko y'iyo nyamaswa, biyeguriye iyo nyamaswa. Ni ukuvuga ngo Satani nawe mu minsi y'imperuka ari nayo turimo, iminsi y'imperuka bundi yatangiye umunsi Yesu yasubiraga mu ijuru. Abigishwa bamaze kuzura umwuka wera nibwo iminsi y'imperuka igihe cy'imperuka, ibihe by'imperuka byatangiriye abigishwa mu gihe buzuraga umwuka wera. So ni ukuvuga ngo rero sasa aka kanya rero turi kubona ko Bibiliya irimo kutwereka ko na Satani afite gahunda yo kugira ngo aha ni mu gihe cy'imperuka cyanyuma, mu gihe cy'Antikristo. Antikristo azahatira abo mu isi kumuramya. Iyo tuvuga rero iyi nyamaswa wumvise y'amahembe abiri ameze nk'ay'umwana w'intama, ruvuga ngo arenda kumera, urabizi intama, umwana w'intama ni Yesu Kristo. None iyi nyamaswa irimo iravugwa iragaragara nk'ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama, ariko si umwana w'intama kuko irajya kuvuga ikavuga nk'ikiyoka, imenyekanira kubyivuga. Ndajya nkubwire ngo uyu rero ni Antikristo, ni umuntu. Iyi nyamaswa wumvise ni umuntu kuko Yesu nawe yaje mu ishusho y'umuntu. None iyi nyamaswa ariko kugira ngo bigaragare irashaka kwisanisha na Kristo, ariko si we, ahubwo mu kuvuga iravuga nk'ikiyoka. Uyu rero niwe Antikristo. Hano Bibiliya iri kuvuga ngo itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma. Aha, ibi ni ibintu bikomeye cyane, wenda nzafata igihe cyo kuza kubisobanura mu gihe gikwiye. Turimo turavuga ibijyanye n'ibimenyetso. None iyi nyamaswa kugira ngo rero abo mu isi bigarurire, baba bayo, baba imari yabo n'umutungo wayo,
Wumvise ko hazabaho yuko guhata abari mu isi, kubahatira ku gahato. Isi hazaba amategeko adasanzwe ahata abo mu isi ku gahato, by force. Ntabyo kuvuga ngo uragira choice yawe, uragira amahitamo ngo bakubwire ngo ngwino wowe. Na gahato ni itegeko rizashyirwaho, nkuko ubona amategeko yose adushyirirwaho, amwe namwe dutegekwa kuyubahiriza kandi ukayubahiriza bikaba gutyo. Iyi nyamaswa rero nayo nuvuga ngo ariwe muntu hazashyirwaho amategeko ahata abo mu isi bose, aboroheje n'abakomeye, abatunzi n'abakene, ab'umudendezo n'abimbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Noneho sasa udafite icyo kimenyetso cy'iburyo mu kuboko kw'iburyo cyangwa mu ruhanga, birikavuga ngo kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda, hatagira umuntu wemererwa kujya mu isoko guhaha cyangwa se gucururizayo. Mu yandi magambo ngo adafite icyo kimenyetso, keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa, umubare wayo n'izina ryayo. Urumva, kugira ngo umuntu uzemererwa kujya mu isoko, ubwo icyo gihe ni igihe Satani azaba arimo arahiga n'abacika cumu bacitse icumu rya Satani, banze Satani, banze kumwunamira, banze kumwikubita imbere. Azaba arimo arahiga rero bake muri bo bazaba kugira ngo arebe ko yabafatira muri icyo ngicyo. Noneho bizaba ngombwa ko isi yose abayituye n'abayirimo bahatirizwa kuramya iyo nyamaswa, bagashyirwaho icyo kimenyetso. Noneho ariko kugira ngo Satani arebe ko na bamwe mu bantu b'icyo gihe bazaba bakiriho nabo bwabo yabegukana, bemeye gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa cyangwa se ikimenyetso cya Satani. Nuvuga ngo rero mu ruhanga cyangwa ku kiganza, ku kuboko kw'iburyo. Urumva rero ko isi y'umwijima ibimenyetso biha agaciro. Ni wowe wenyine utajya guha agaciro ibimenyetso, ariko isi y'umwijima iha agaciro ibimenyetso. Isi y'umwuka ikorana n'ibimenyetso. Reka rero tubonye hano ko Satani azahata abo mu isi, agashyiraho abo mu isi nabo akabashyiraho ibimenyetso. Tugiye kureba rero Imana ko nayo itazatangwa n'ibyo bintu cyangwa itigeze itangwa n'ibyo bintu. Byahishuwe mu gice cya 7 umurongo waho wa 2. Hano naho ni Imana yihutiraga guhatira cyangwa se kubwira abamarayika ngo bamanuke cyane bashyire ibimenyetso ku bantu bayo. Handitswe ngo ibyahishuwe 7 igice cya 2 ngo mbona marayika wundi azamuka ava iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, arangurura ijwi rirenga abwira abamarayika 4 bahawe kubabaza isi n'inyanja ati, ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Urumva ko mu ruhanga rw'umuntu Imana igihashyiranaho ikimenyetso. Abana b'Imana, Imana ibashyira ikimenyetso mu ruhanga. Mu ruhanga hagaragara umucyo, hagaragara ikintu kiba kimeze nk'umucyo, nk'itara ryaka ku muntu wese umwana w'Imana. Imana imushyiraho mu mwuka, ugiye mu mwuka wowe Imana igakora ku maso y'umutima wawe imbere ikakwereka. Wabona mu ruhanga rw'umuntu usenga umucyo mwinshi, itara ryaka. Nuvuga ngo rero Imana nayo ifite gahunda cyangwa se deja yaranabikoze, yamaze gushyira ku ntore zayo ikimenyetso. Impamvu mbivuze ngo yamaze kubikora ndabigusomera mu ijambo ryayo, utagira ngo ibyo mvuga ndi gupapira. Biri mu byanditswe byera mu Befeso igice cya 1 n'umurongo waho wa 13. Abefeso igice cya 1 umurongo waho wa kangahe wa 13. Nuvuga ngo rero Imana nayo ubwayo yita ku bimenyetso. Noneho rero sasa Abefeso 1:13 handitse ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso
ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe. Urumva wihannye akakira agakiza mu mwuka, bamuha ikimenyetso, bakamushyiraho ikimenyetso cyitwa umwuka wera. Rero umwuka wera twamaze kumuhabwa, ariko mu yindi shusho yo mw'isi y'umwuka hagize umuntu ufite amaso y'umwuka, ibyo nkubwira ni ibintu nzi mpamya, nuvuga ngo ufite amaso y'umwuka yakubona akabona mu ruhanga rwawe hari itara ryaka, hari umucyo mu ruhanga rwawe. So nuvuga ngo rero sasa Imana muri iki gihe cyacu cya none ishyiraho abantu bayo ibimenyetso. Abefeso 4:30 naho hakavuga ngo turacyari ku Mana ishyira ibimenyetso nayo ku bantu bayo. Abefeso 4:30 handitswe ngo kandi ntimuteze agahinda umwuka w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Urumva ko Imana yatanze ho umwuka wera nk'ikimenyetso cy'uko wacunguwe, cyangwa se iguha umwuka wera nk'ikimenyetso cy'ingwate cy'uko uri umwana w'ubugingo, cyangwa se uri umwana w'Imana 100%, kuko handitse yuko ngo udafite umwuka wa Kristo wose uwe. Niba ngo ikimenyetso cy'umwuka wera ni ikimenyetso kigaragaza ko uri uw'Imana, uri umwana w'Imana. So rero isi y'umwuka iha agaciro ibintu bijyanye n'ibimenyetso. Satani rero nawe mu ruhande rwe wumvise ko asiganwa cyane, azakora cyane, agakora hasi no hejuru, kugira ngo abantu bose bo mw'isi, abatunzi, abakomeye n'aboroheje, bashyirwe ikimenyetso mu ruhanga no mu kuboko kw'iburyo. Umva noneho rero, cyangwa se mu kiganza cy'iburyo. Umva noneho sasa tugaruke mu ruhande rw'Imana. Wibuke ko mu ruhande rw'Imana Bibiliya ivuga ngo mu gice cy'umwuka, mu gice cy'ijuru, Bibiliya ivuga ngo dore ibimenyetso bizagumana n'abizera, abazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Kumbe mu kiganza cy'uwizera haba hari imbaraga zindi zidasanzwe zigaragaza ko yizera by'ukuri. Ni ukurambika ikiganza ku murwayi agakira. Hari imiti runaka mu kiganza. Ariko kandi no mu gice cya Satani hari ikiganza cy'umukozi wa Satani. Ikiganza cy'umukozi wa Satani gifite ibindi bimenyetso. Ugomba kwitonda. Imana y'amahoro ikugirire neza. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Wize rero ku bintu bijyanye n'iki n'ibimenyetso isi y'umwuka ikoreraho, ikenera gushyira ku bantu. Isi y'umwuka ikoreraho, ikenera gushyira ku bantu. Twavugaga rero ku bimenyetso abarozi bashobora gushyiraho. None tugarutse hano mu Byahishuwe mu gice cya 7 n'umurongo wa 2, Imana itegeka marayika kubwira ngo ntugira, ibwira abamarayika aza akabwira undi mu marayika akavuga ati ntugire icyo ukora ku isi ngo ubabaze isi cyangwa ubabaze abantu hatarabaho gusozwa gushyiraho ikimenyetso mu ruhanga rw'intore z'Imana. Ibi bimenyetso ntabwo biboneshwa amaso y'umubiri. Isi y'umwijima ishobora no kugushyiraho ibimenyetso, yego hari igihe bishobora kugaragara ku mubiri wawe bikaboneka, ariko hari n'igihe bitagaragara. Reka nongere mbisubiremo, isi y'umwijima ishobora kugushyiraho ibimenyetso byayo mu buryo bugaragara cyangwa no mu buryo butagaragara. None ufite amaso y'umwuka abona ibitagaragara, akaba ari we wakubonaho ibyo bimenyetso by'uko wowe uri uwo gutotezwa, uri uwo kubuzwa amahoro, uri uwo gushaka urugo rugasenyuka, uri uwo kurambagizwa n'umuntu runaka akaguta. Isi y'umwijima ishobora kugushyiraho ibimenyetso nk'ibyo, yuko urufaranga rwose ugiye kwakira ruba rugomba kuguca mu myanya y'intoki, ugasanga yagushyizeho ibimenyetso runaka. Ndagusengera kano kanya mu mbaraga z'umwuka wera, buri kimenyetso cyose kikucapyeho amaraso Yesu agisibe, imbaraga z'Imana zigihanagure mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ibimenyetso by'umwanzi biri mu ruhanga rwawe, biri ku kirenge, biri ku bitugu, biri mu bituza, biri ku kiganza, aho bikuri hose, amaraso Yesu abisibe mu izina rya Yesu Kristo, abisibe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, tuguhaye amashimwe, tuguhaye icyubahiro ku bw'iki cyigisho gitambutse. Gihabwa umugisha n'abacyumva bahabwa umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, amen. Wowe utarakora subscribe, duhe subscribe yikande, n'umugisha kuri wowe.
kuzajya ukomeza kubana natwe. Imana amahoro iguha umugisha. Noneho rero nyuma ya iri sengesho wumvise ko ntarirambuye, ariko ndimo ndategura isengesho ryiza umunsi rigenewe gusiba ibyo bimenyetso. Nibishoboka Imana nidufasha, ejo tuzarikurikizaho. Ejo tuzashyiraho isengesho noneho risiba ibi bimenyetso by'umwihariko. Dusengane nawe kugeza igihe ibyo bimenyetso bisibanganye. Ejo Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Ngaho shalom shalom, nakagaruka hano kuri Senga Ubohoke. Amen.